kera abatunzi abari bagira mikoro menshi bakaza bahingisha imirima, bamara igihe cy'isarura bakareka mu mikikira y'imirima kugira ngo abashonji ndetse n'abadafite amikoro menshi baza basarura ya myaka, ibyo inyamaswa ziba zarasize akaba ari bo babisarura. Umunsi umwe kuko byari bisanzwe, Rusi aragenda aja gusarura mu murima mu mikikira y'imirima ya Bowazi. Bowazi ye yatambagira mu murima wiwe ari kumwe n'abasaruzi. Arababaza ngo ese uriya ni nde? Baramubwira ngo uriya ni Rusi, ngo wamusuhuke ngo wazanye na Naomi. Baramubwira ngo, arababwira ngo nimumuzane. Baramuzana, aramubwira ngo guhera uno munsi tugasubire gusarura ino myaka yo mu mikikira y'imirima yacu, ahubwo aho aba basaruzi bazaza bakura ikirenge nawe uzi ibyakandagiza, kugira ngo usarure ibi bikiri bizima, ibi bifite ubuzima. Rusi icyakozwe aho ngaho yarabyizeye gusa, guhera uwo munsi yamatangira kuza yakira umugabane mu bisarura bya Bowazi. Kuri none kwakira umugabane wacu mu bya gikirisitu, aho biba byandikira Abakolosayi, yarabyanditse mu gice cya mbere umurongo wa 12, aravuga ngo mushime uwo ngo we duhaye kubabara ngo wo kuzaragwa ngo umugabane wacu hamwe n'abera mu muco, ngo dushime uwo watugize abaragwa ngo kuko dutegereje kuzaragwa umugabane wacu n'abera bo mu muco. Yohani we baje kuzandika aravuga mu gice cya mbere umurongo wa 12, aravuga ngo nyamara bamumenye bose bakizera izina ngo yabahaye kuba abana bacu. Bisobanura iki? Cya gikorwa Rusi yakoze cyo kwizera gusa ko Bowazi yamuhaye umugabane we akatangira gusarura, ni nacyo natwe dukwiriye kwizera. Ni nako yanabivuze ngo Yesu Kristo ageze ku musaraba arabivuga ngo abarushe n'abaremerewe ngo nimuze musange. C'est juste kubyizera wamwana ukabyatuza akanwa kawe. Niko muri Yohana baravuga ngo niwatuza akanwa kawe ngo kuko ariyo kwizera bizahera kwikubabare, kandi ngo bamwizeye bose ngo yabaye kuba abana b'Imana. Muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 akavuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga ngo kugira ngo umwizera wese atazapfa rubi. Ni uko umwizera ukamwakira, ukamenya ko wamwizeye neza, ugahamanya n'umutima wawe ko wamwizeye. Ariko nyamara kwizera byonyine ntibihagije, hari ubuzima bwa gikirisitu. Ariko warizeye ko wagabanye umugabane wawe ko